kubera iki se utafite ubusa? nawe uravuga ngo ufite n'undi Eh, wowe eh, uje kubana na benshi eh, naho kuvuga ngo nzaba umukungu ngo urugo rw'umugabo ntiruvogerwa ahubwo mm. urugo rw'umugabo ruragendwa Urugo rw'umugabo. Se bavuze ngo utazi umukungu yima umwana baba bashatse kuvuga iki? utazi umukungu Utazi umukungu yima umwana. aha icyo cyo kiratsinda Kiragutsinze. Ni ukuvuga ngo umwana rero niwe uba uzakura akavamo umugabo. none Eh, ko nzi umuntu twatahiye ubukwe mm, umuntu yabyaye umwana eh, amaze kuba mukuru mm, amwima amafaranga y'iminerivare yo kugira ngo ajye arajyana ku ishuri eh, noneho nkawe nkanje mwanafunze namufata mm, nkamutangiraga amafaranga murinda muri pirimeri mm, yabazwi cyane atagitsinda mm, akamutangira minerivare mm, kurinda igihe wenda aherewe diporome mm, noneho yabona akazi mm, akaba ari njyewe rero mm, ba babyeyi bamubyaye mm, akabafata akaba ataramubyaye mm, yacuza ubukwe akaba ari njyewe ujya kwicara hamwe nawe mm, none ari mm, njyewe mm, ari n'uwo mubyeyi mm, weho uri umuyobozi uwo mm. wakwemera ni uwo Nakemera uwamutangiye amafaranga. ukora aha ngaha Mwanafunze. Mm. Hari umugabo wavuze ngo ibyago bitanu byo kubaho udafite inshuti. Kubaho udafite inshuti wowe ubyemera nk'ibyago? udafite inshuti Eh, nta kintu burimo kubera iki se? kuba Ubayeho wenyine se byagutwara iki? kuba wenyine Eh, none se mm. ninde bakuzanira utuzi ubaye wenyine uramutse ubaye None ko nk'umusaza inshuti za none zigoye se umuntu yagira inshuti nawe gute? ureba kure Eh, nk'ubu ngubu ndi umuvandimwe wawe eh, warandebye ndwaye eh, utura musaza mm, reka njyewe ndebe ukuntu namuhiye imiti ko yamugiriye akamaro eh, nkaba ngushimira nuko wampaye uti none ugenda gute mm, wenda njyaga iwacu nijoro mm, ariko wambaye karifuti tega n'akagare ndagenda mm. ubwo rero ukaba ubaye inshuti yawe mwanafunze mbese ubwo uri mu mwanya wanje Eh, bitewe n'uko uruta umuvandimwe wanje wavuze ngo mbe ngo uri kunyabagiraho urashante to ngo uzi ko mama na data bapfuye eh. none Ngaho noneho ngaho nsabira umugisha. twese hamwe dusangire kristu funguro ryacu Mm. uzarame ku kazi kawe Eh, ukaburansengeye. imana nibishaka tuzabonana Eh, akazi keza kandi nkaba ndi kugira ngo niba ufite imyaka 50 wenda uzapfe ufite nk'imyaka 80 cyangwa 90 yego. niryo sengesho nzaje ndavuga ngo pasiteri Mm, nzaje ndabona mu gitondo ndi kuvuga ngo pasiteri mu mm, gitondo mm, mvuge ngo ku izina ry'imana data wa eh, twese wo mu ijuru yego. ngiye gufungura na pasiteri nawe afungura hari ku kazi ke Yego. ntagire umuntu umurogoya Mm, wamutesha umutwe mm, amuha imiti eh, yoroherwe nk'uko naje norohewe eh.